Banyarwanda, abanyarwandakazi aho muri hose ndabasuhuje. Nitwa Christine Komen, nkaba ndi kumwe na God's Voice for Rwanda. Haleluya! Ijwi ry'Imana rivugira abanyarwanda, ridacaguye. Ijwi ry'Imana, ijwi ry'ukuri. Ndabasuhuje cyane, nimukomere kandi mukomere kwihangana cyane, kubera yuko Uwiteka Imana iragira ngo ibibutse yuko ikomeje kubarwanirira kandi ifite umugambi. Ntabwo Imana yicaye itazi ikikora ku Rwanda, ntabwo Imana yicaye itazi umunota n'isaha. Hari umunsi, hari isaha, hari umunota Imana izavuga ngo byose birarangiye. Mu isaha imwe muzabohozwa. Hari uri kundeba ari kuvuga ngo ariko kubohoka uvuga ni iki? Abanyarwanda bari kurira, Abanyarwanda bishwe n'inzara, Abanyarwanda bagizwe imfubyi, abapfapfa, abapfakazi, Abanyarwanda benshi barishwe kandi bicwa n'ubutegetsi bwabo. Reka dusenge, ndababwira ubutumwa Imana yabahaye. Mana, muri aka kanya, muri iyi saha ndagushimiye, kandi kimwe n'abanyumva bose bagukunda, babandi bafite ibyiringiro muri wowe Mwami, twicishije bugufi tugusaba ngo ngwino uvugane natwe, ngwino usane imitima uyihumurize, ngwino Mwami utwikirire babandi bari guhigwa, babandi birirwa bafungwa, babandi birirwa bumva udufuni, babandi birirwa bahabwa uburozi, babandi birirwa bicwa mu buryo bwinshi cyane, abanzi bahimbye. Turagusabye Mwami ngo ngwino aho bari hose ubatwikire, kandi kubwira ijwi ubahumurize. N'abari mu buhungiro aho bari bumva ijwi ryawe Mwami, kandi bumve yuko uri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe, nta kindi ukeneye, kuko Imana iri kumwe nawe niyo waca mu kibaya cy'urupfu ntacyo bivuze, kuko Imana itanga ubuzima. Haleluya! Ndabasuhuje bene data, tugiye kuvuga amakuru yo mu Rwanda, ariko ngiye kuko ni umukozi w'Imana, ntabwo nshobora kuzana ibintu bitarimo ukuri, kandi byose bigomba kuba biboneka mu ijambo ry'ubuzima muri Bibiliya. Now reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirabahumuriza, ni ijambo rikarishye, ariko tugomba kuryakira uko riri. Ntabwo twavuga ngo iri jambo ntabwo ririmo ubuki n'isukari, ntabwo tugiye kuryumva. Iyo Imana ihise kubaha ijambo ririmo ubuki n'isukari, nyine ubwo Imana ishimwe. Iyo ihisemo kubaha ijambo rikarishye, nabyo Imana ishimwe, kuko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Mu gitabo cya Nahumu 3, umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano, wuzuyemo ibinyoma n'ubwambuzi, ntabwo basiba kunyaga. Uyu murwa ni Kigali, ni igihugu cy'u Rwanda, huzuyemo kuvusha amaraso bamenye, amaraso bakimena, kandi twaraje tukababurira, tukaza turabahanuzi b'ukuri, apana babahanuzi b'ibinyoma bababwira ngo kuki mutari mwabona Nobel Prize. Oya, njye sinzaza mubeshya gutyo, nzaza mubwira ukuri. Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni uko mwankotanyi mwe, mwa FPR, mwabategetsi mwe, guhera mu mwaka wa 90 mwaratwishe, mwaratumaze. Ibyo ngibyo wa mukobwa ubikuye hehe? Ubikuye hehe? Imana irabinyereka.
ubu se mwajya kutubeshya? Dore FPR ni ishyaka ngo rifite ibinyoma 1000. Niyo mwagira miliyoni, ibyo ntacyo bivuze, kuko ibinyoma miliyoni byose bizatsindwa. Ukuri ugenda usome ibyanditswe guhera kera, ugende ubaze abanyabwenge. Talk to the wise people. Bazakubwira yuko mu isi yose, aho ariho hose, igihugu icyo ari cyo cyose, umutegetsi uwo ari we wese uhisemo ibinyoma ahisemo nabi, kuko ikinyoma buri gihe kiratsindwa 100%. Ubuse mwajya kutubeshya turi ibigoryi? Turazi u Rwanda mbere ya 90. Reka mbabwire u Rwanda mbere ya 90. U Rwanda mbere ya 90 ni abaye bantu wowe uzi bashimuswe. U Rwanda mbere ya 90 zero. Nta muntu n'umwe wigeze ushimutwa. Abantu mbere ya 90 ni bangaruzi bari bicaye muri prison babeshyerwa. Ngewe nzi zero, kandi nageze hose. Nageze Gisenyi, nageze Kigali, nageze ku Gikongoro, i Butare, ku Kibuye, n'ahandi hose za Byumba. Nta muntu n'umwe wararaga ari kubundabunda avuga ngo baraza kuntwara. Nta muntu n'umwe wararaga afite ubwoba avuze ngo baraje kuntera na za mbunda zabo. N'abategetsi mwe babi, wereka mbite uko mugomba kwihana. Mwazanye amashyano. Ntabwo abantu bameze nkamwe bakwiye kuragira abantu, ntabwo bakwiye kuyobora abantu. Yewe abantu banica ntabwo bakwiye no kuragira inka, intama, ihene cyangwa se n'izindi nyamaswa. Abantu bahisemo kwica, abo ngabo bari munsi y'inyamaswa, bari munsi y'ibigoryi, bari munsi ya byose. Donc baba bahisemo kuba dayimoni, kuko Yohana 10:10 haravuga ngo umwanzi abazanywe no kugira gute. Reka tuhasome mutagira ngo ndi kubihimba. Kandi mwirengagiza ibyanditswe. Ibyanditswe ariyo mapu y'ubuzima. Yabaye muri mwe harimo abantu bazi ubwenge, bagiye bafata Bibiliya bakayisoma buri munsi, kuko ibintu byose biri muri Bibiliya bizasohora. Yohana 10:10 haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi uretse kwiba no kwica no kurimbura. Uwica akarimbura akiba, uwo nguwo ni umujura. Umujura ntabwo yagombye kuyobora abantu. Umujura ntabwo yagombye kuyobora inka kuko nazo yaziba. Umwicanyi nta kintu na kimwe yagombye kuyobora ku isi. Ariko mwebwe muraza mwifatira abantu, muraza murababwira muti murebe umurwa wa Kigali twubatse. Iyo umuntu azanye ikibazo cyo guhunganya ikiremwa muntu, ikintu muhita musubiza, muhita muvuga ngo turi beta, ngo nta n'umwe umeze nkatwe, ngo nimurebe umurwa twubatse. Nibyo koko mwarawubatse, ariko reka mbabwire umurwa mwubatse mugende muwusome. Uri muri Nahumu 3. Umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano, wuzuye n'ibinyoma n'ubwambuzi, ntabwo basiba kunyaga. Umurongo wa 2 mu gice cya 3. Urusaku rw'ikiboko,
urusaku rwo gukinda kw'inziga, imirindi y'amafarasi agenda aca isibo, ikiriri cy'amagare y'intambara asimbuka, mbese ibintu bisa nkaho ari normal. Imodoka ziri gucicikana, abantu bari gukora bizinesi. Mu murongo wa 3 ngo ugendera ku ifarashi akisuka mu rugamba, n'inkota irabya indimi, n'icumu rirabagirana. Ariko intambara irahaje kubera yuko uyu murwa w'abicanyi wuzuye amaraso. Iyo umuntu ahisemo kwica aba ashoye intambara ku Mana. Ibyo rero nibyo mwakoze. Niyo waba warishe umuntu umwe byonyine birahagije kugira ngo ube wadekaraye intambara ku Mana. Haleluya. Reka dukomeze tuhasome. Nabishwe ishyano ryose, hari intumbi nyinshi zigerekeranye, n'abapfuye ntibabarika, abantu barasitara ku ntumbi zabo. Sibyo ngibyo mwatuzaniye. Mwakomeje gufunga, mukomeza kwica, mubikora mu majoro, mugerageza kubikora mu majoro, ariko mwabikora ku manywa, mwabikora ku majoro, mwabikora mu gihe abantu bose basinzire bari kubona. Ndagira ngo mbabwire yuko urumuri rw'Imana ruba ruri kumurika, ruri gukurikira buri muntu wese wica. Abamarayika bari kumushyiraho, uzi ikimenyetso bagushyiraho X. Bagushyiraho X kuko barakumarika ko ugiye wahisemo inzira yo mu muriro. Kandi piti yawe Satani ahita yicukura. Uhita wiyubakira inzu yawe ikuzimu. Apana biriya muri kuza kuko muzi ko ibintu bigiye kuhakomerana. Mwatangiye gusahura, mwatangiye kugura amazu hirya no hino. Mu cyumweru gishize hari uwaturutse aho ngaho i Kigali aza kugura inzu muri quartier, ariko ntabwo nzabyemera. Nzajya nako abategetsi barabimenyegeje kuko abapolisi niwe babimbwiye bababonye kuri kamera. Ubwo rero ushobora kujya gushaka indi neighborhood, ariko ntabwo uzatura hano kuko nzahita nguha akato. Nzabivuga, nzabibwira abategetsi binaha, mujye gushaka ahandi muba kandi mwibeshye mukanahagura ayo mafaranga, kuko twabimenye tuzasignaringa bazabafata, bazayibatwara. Hanyuma rero intumbi ziri hose. Muri iki gitondo no mu bitondo byashize ejo bakomeje kwica. Hari abanyururu 3 bishe, bababaje ngo mbeko mwishe aba banyururu. Oya, twabishe bari bari gutoroka. Iyo umuntu ari gutoroka uramwica? No. Iyo umuntu ari gutoroka uramufata, ukamufunga, ukamujyana mu rukiko, amategeko agakurikizwa. Niba nibuka neza, mu Rwanda mperuka abantu bambwira yuko, ariko nshaka kuba wenda ntabizi neza, ariko numvaga ngo itegeko ryo kwica abantu burundu ryavuyeho. Abanyururu barishwe. Buri gihe mumaze kwica mushaka impamvu, mukavuga ngo bari bagize gutya. Niyo mpamvu niyo mugiye mu biriyo byawe mugiye guhambisha mubwira abantu ngo reka mujye mwitonda, kuko muri kwihamya ko mwica. Mu gihe gikwiye ingoma zigiye guhindura imirishyo. Reka mbibabwire, nimwitegure, zigiye guhindura imirishyo. Ariko se muritegura murajya hehe? Ko Imana yambwiye ko igiye kubambika ubusa. Buri gihugu cyose muzajyamo bazabaruka. Ni ukuvuga ngo kwitegura konyine ni ukujya ku mavi mukavuga ngo Mana turihanye, turabicanyi, nitwe twishe, nitwe twamaze abantu. You need to take your responsibilities. Ariko muti umuyobozi wacu yaravuze ngo never surrender, ngo nta muntu n'umwe nzapfukamira. Mperutse kubyuka mu gitondo ngiye kumva ijwi rivuze ngo reka mbibasomere. Ngo Kagame yagize ati I will never surrender. Ariko ijwi ry'Imana rirambwira ngo he is a serial liar. The truth
is that Kagame will surrender to the King of Heaven. Wa undi yanze, wa undi bavuga ngo erega ngo natwe ngo tuzamayira, yabyemera atabyemera, yakunda Imana atayikunda, umunsi umwe he will surrender to God. Kuko biranditse ngo buri jwi ryose, buri ndimi zose zizatura ko Yesu Kristo ari umwami. Babikunda batabikunda, hari umunsi umwe bazunama bavuga ngo Yesu Kristo niwe nzira. Yewe na Satani ubwe ari we wa mbere, the rebellious one, ari uyoboye birabyihebe byose, na Satani nawe yakuye na Yesu ahita yunama akavuga ngo uri umwami. Amen. Biranditse bizasohora. Ubwo rero bazindutse bari kujijisha, bakoresha inama ya FPR, baravuga ngo baturage mwihangane, ngo nibyo kuko hari abantu benshi muri iki gihugu bapfa, ngo ariko murabizi ngo abantu bakomeje kwiyahura, ngo abandi bakagira ngo impanuka. Muratubeshya nkuko mwahereye mutubeshya guhera muri 90. Twebwe ntabwo dukeneye ba expert kumenya ukuri, kuko twabaga mu Rwanda nababwiye ngo 0 people in prison before 90, 0 people being in prison over nothing. Nta muntu n'umwe wari ufunzwe kubera yuko ngo yagize gutya bamubeshyera, hari ubutabera. Nta muntu n'umwe yarwaga ari kubundabunda. Mwebwe muri kuvuga ngo Habyarimana, reka mbabwire, Imana yarambwiye hashize ibyumweru 2 ngo ije guhorera Abanyarwanda. Na Habyarimana ngo nawe izamuhorera. Kubera iki? Kubera yuko yarishwe. Kandi Imana yarabinyeretse, inyereka yuko nubwo yari umuntu wabaye dictateri akajya yiyamamaza, yari afite umutima ukunda Abanyarwanda, yakundaga ubwoko bwe, yakundaga igihugu cye. Ariko mwebwe nta rukundo mufite igihugu, niyo mpamvu mukomeza kwica, muhagarariye inyungu z'agatsiko, akazu karubu, kubera ko mwuzuye pride. Bene data, iyo umuntu afite ubwibone yuzuye pride, ntabwo ashobora kubona amakosa ye. Amakosa wumva ari abandi. Niyo mpamvu inyungu zanyu ni kuri mwe gusa. Niyubakira umurwa ugira izina ryanjye, abantu bampe praise, bansingize, bampimbaze. Ariko guhimbaza no gusingizwa n'iby'Imana yonyine. Uzize ikintu kibereka yuko mwatsinzwe. Mwaratsinzwe kubera ko ngubu mu makuru aturuka iwanyu, mu byo muvuga gusa, muba muri kwidefanda, kuko ntabwo mufite fagiti, ntabwo mufite ibintu bifatiga byatuma abantu babemera. Uriye muba muri kubundabunda, muri kuvuga ngo yango sinakoze ibi, ngo sinagize gutya, aho kugira ngo muyobore igihugu muri transparency, mukiyobora muri condemnation. Kuko umutima wanyu ubakiraho urwite kuko babwira ngo murabicaye. Ntubareba aho bagiye hose umutima uri kubabwira ngo murabicaye, uri umwicanyi, kandi uvushije amaraso wese azicwa. Inzira yonyine isigaye ni ukwihana, mukegura, mukavuga muti turabicanyi, mugasaba imbabazi. Noneho bikaba iby'abaturage n'abantu mwiciwe kubabwira muti kubabwira bati turababariye. Imana izi ukuri, irahamya yuko ubwicanyi ku butaka bwo mu Rwanda ntibwabagaho. Ugenda urebe raporo zose zo muri 90 na mbere yaho, mbere y'ukwezi kwa 10, mbere y'uko abantu nibo baje kwigisha kwica. Nta munyarwanda wari uzi kwica. Bakigera mu Rwanda turabyibuka, ukajya kumva umwana ngo yaruhamya, ukajya kumva umuntu ngo yagize gutya. Ese abo bantu batarohamaga, abo bantu batiyahuraga Perezida Habyarimana akiriho
biriho. Ni ukuvuga ngo niba ubu bari kubikora muri abayobozi babi, oya ntabwo tuzaceceka, tuzabivuga. Mwamaze abantu muri kubicisha za agisida, amafoto turayafite, amafoto abantu bakomeye barayafite, mu gihe gikwiye byose bizasohoka. Ayo mafoto iyo uyarebye ntabwo ubona yuko abantu bishwe na agisida isanzwe. Wowe agisida imodoka bakayikubita iburyo, ibumoso, imbere, inyuma, hasi no hejuru. Oh no. Ntabwo turi ibigoryi, kuko natwe dufite brain. We can think and we can think better, kuko nta maraso turiho, nta cyaha kituriho. Haleluya. Ntabwo mbatinya, ndababwira. Kandi uwo murwana nawe nta wundi muri kurwana n'Imana. Kuva isi yaremwa kugeza muri aya masaha nta muntu n'umwe warwanye n'Imana ngo ayitsinde. Imana ifite millions of way to fight you. Dore nk'ubu amaso yanyu mwari muyahanze Nyungwe, mutereka tujye kubarwanya. Ariko se ko mwabikoze, ntabwo mwatangiye gukubitwa hirya no hino. None ibinyoma byanyu byatangiye kugaragara. None ibihugu byatangiye kubishyiramo ingufu. Ejo mwarabyumvise yuko United States bafatiye ibihano uriya uwo bitaga Kayihura, wakaba yari inshuti ya Kagame, umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda. Akaba bari inshuti mapata amukorera. Baragenda Amerika iravuga ngo yawe ukora abuse, wakoze iyicarubozo, wishe abantu, ntabwo wubahirije uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Reka mbabwire, uwo muntu yari umuyobozi ushinzwe polisi y'i Buganda. Kandi murabizi yuko ugiye ukareba kuri Human Rights Report, ukagereranya Uganda, ukagereranya n'u Rwanda, u Rwanda nyine ni the worst, ruri hasi cyane, ruri kumwe na za China na za North Korea. Kandi iyo raporo bazikoze hano muri US cyangwa European Union, baravuga ngo ubwicanyi bukorwa na state agents. Ni ukuvuga ngo democide, aho ubwoko bw'abantu bwicwa n'abashinzwe kubuyobora. Mukajijisha, mukica abantu, mukagenda mukabaroha, bakarohama, none mukohereza abasirikare banyu bakagenda bakajya kurohora abantu bari bamaze kwica, barangiza bakafata ifoto bagapozinga. Mukagenda mukica abantu muri Mozambique, impunzi z'abahutu zagiye zihunze ubutegetsi bubi, mukagenda mugakora uburiganya, mugakora ibyo bita kudisivinga, mukabakonvertinga, mukabahindura. Noneho babakorera, mwarangiza mukabica, mwamara kubica mukaza mukohereza indege igatwara umurambo, mukajya gushyingura muri kujijisha. Muzabona ishyano. Igitabo cya Nahumu kirabivuga. Harakomeza akavuga ngo ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi w'umuhanga ugura amoko ubusambanyi bwe akagurisha n'imiryango uburozi bwe. Ikibi bivuze ni uko igihugu cy'u Rwanda mwirwa muri gucuruza ngo Visit Rwanda, mukaza mukabeshya, mugakora imitwe yose. Abantu b'abakire ba mbere hano muri Amerika mukaba mwabamenye, abantu ba mbere b'abakire i Burayi mukaba mwabamenye, mukabazana abana babo bakaza kwiga i Rwanda, abana babo bakabaha amafaranga. Ariko icyo mutazi, muba muri gucuruza, dore n'ibyo ari kuvuga hano, ngo muba muri gucuruza ubusambanyi bwanyu bukabije, kuko mugenda mureshya mubeshya umurwa, mukagenda mukawubaka. Kigali rwose igasa no muri paradiso, ariko Imana irambwira iti uriya murwa wubatswe ku magufa. Iyo urebye mu isi yo mu mwuka, when you look in the spiritual realm, nibyo ni umurwa wubatswe ku magufa, ni umurwa wubatse ku maraso. N'abariya bategetsi guhera kuwo
hasi iyo ubarebye mu buryo bwo mu mwuka baba bicaye ku ntebe yubatswe na scrolls n'ibihanga, nibyo bisasiye, niho bakura imbaraga, niho bakura power yo gukomeza kudisivinga. Uko bakomeje kwica abantu niko bagira power, ariko Imana yavuze ngo byose ndaje ndabirangije mbishyize ku karubanda. Niba Amerika yafatira ibihano Uganda ifite imyitwarire myiza ku byerekeranye na raporo za human right, bakabakora zira sanction, ni mwibaza sanction bazakorera Kagame n'abanyarwanda. Mbe Kagame, mbe banyarwanda, mwakwihanye ku gihe gisigaye ari gitoya, twarabibabwiye, muranga, murakomeza mukora ibishoboka byose, mubishyiramo ingufu, mukoresha ubwenge Imana yabahaye, ariko mwabo bahatije Satani, mukora nk'inzoka, murarimanganya, murica, mugahisha, mukabeshya, mukagenda mugakoresha bya binyoma 1000, ariko ntabwo muzi ko ibyo binyoma 1000 bimeze nk'inzu yubakishijwe impapuro, nuca n'ikibiriti ukaka, ya nzu yose zatembagara, hazasigara ivu. Nibyo ni inzu zanyu nuko mwubatse, mukagenda mukubaka umwomoro, mukaza mukabeshya, ariko mu giturage abantu bari kwicwa n'inzara. Hari abantu babonye ibiryo bibagoye. Ndi kubeshya? Ni ukuri? Oya, simbeshya, ni ukuri. Abantu benshi mu Rwanda baravuga ko inzara ibarimbuye, ibamaze, ariko mukagenda mukavuga ngo dore umurwa, mukagenda mukagaragaza ko muri aba perezida ba mbere mufite amafaranga menshi. Ariko se buriya bizagenda gute? Reka dukomeze dusome. Dore ndakwibasiye, ni uko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakubeyurira inkanda yawe mu maso hawe, kandi nzereka amoko ubwambure bwawe, n'amahanga uyereke ibiteye isoni byawe. Iyo umuntu ahisemo amariganya, kubeshya, akaba ari byo akora, ni ukuvuga ngo yambaye ubusa. Urabona ko umwana avuka akava mu nda ya mama we yambaye ubusa, n'imbere yawe muri wowe niba utambaye ibikorwa byo kwera, ni ukuvuga kuvugisha ukuri, ubutabera busesuye, kudahohotera abantu, kutica abantu. Iyo ugiye ugahitamo gukoresha ukuri nibwo wambara. Naho iyo ugiye kwiba no kubeshya no kwica, wambaye ubusa, kandi ubusa bwawe buri kugaragara imbere y'amahanga. Ni uko Uwiteka agiye kubigenza. Haleluya. Ubwambure bwawe buzagaragara imbere y'amahanga, kandi ibiteye isoni byawe bizashyirwa ku karubanda. Kandi nzakujugunyaho ibihumanya byangwa urunuka ntugayishe, kandi nzaguhindura igishungerwa. Uzaba wa muntu abantu bose bazakareba, uyu nguyu niwe wari utumaze, wari uturinda imyaka 30. Ese bene data, ntabwo muzi ko imyaka 30 igiye gushira? Ndibuka Kagame akigera mu Rwanda agifata ubutegetsi yaravuze ngo imyaka 30 hanze si ubusa. Reka nawe abyibuke, imyaka 30 irashize, si ubusa. Niyitegure mu mateka y'u Rwanda, nyuma y'imyaka 30 ingoma zirahinduka. Bahisemo kujugunya Imana, bizera abapfumu, bizera kuraguza, baragenda babatangaho amafaranga, igihugu cyose baragisahura, Kongo barayisahura, amafaranga bayashyira muri ba bantu baza kwica abantu no kugura amarozi no kugura uburyo bwinshi butandukanye bwica abantu. Bafite uburyo bwinshi bica abantu, bafite ukuntu bica abantu bakoresheje inshinge, bakoresheje abaganga, bakoresheje ibintu byinshi tutavuga hano biteye isoni. Hari umusore uherutse gupfa wakinaga filime, haleluya, Ikimana yanyeretse, nuko nawe bamwishe bamuvuganye. Ariko bati diyabete koko irakica abantu. Muri iyi saa, muri uyu munota ahantu muvuga mwateye imbere, diyabete irakica abantu. Oya, mwakoresheje se za nshinge,
ibitaro mukagenda mukabatera inshinge bakaba barapfuye, muragenda mutegeka bene wabo ngo muvuge yuko bishwe na diyabete, mutange ubuhamya. Bitabaye ibyo turabagendaho, bakoresha igitugu, barababeshya. Ariko bene data nimuhaguruke mugire imbaraga, mwere kugira ubwoba. Njya mbwira Imana, ariko we iyo ririya tegeko riba muri Amerika riba no mu Rwanda, aho buri muntu wese yemerewe kugira imbunda, ntabwo iyo abanyarwanda bose bagira imbunda, abafite imyitwarire myiza bakemererwa kugira imbunda, ntabwo byari kugera ahangaha, bari gukozanyaho. Ariko ikibazo cyaje, baraje baragiza abantu imbunda, hama babatera ubwoba ku buryo ikintu cyose abantu bakoze bakora mu bwoba. Nuko rero bene data muri hanze, nimuhaguruke murwane intambara, mushirike ubwoba, mumere nka Daniyeli wasenze agasenga, Imana ikamukoresha, ubwoko bwe bugasubira mu gihugu cyo muri Isiraheli. Namwe mpunzi ziri hanze, mwere kugira ubwoba. Imana yabazanye hanze mu gihe gisa nk'iki. Nimwambare mugire imbaraga, murwane intambara. Bariya bicanyi nibaza muri Amerika, nibaza i Burayi, mugende mubwire polisi. Network zabo bari kugenda bazimenya, Australia yarazimenye, mu mirwa murimo bazazimenya, kandi nibajya kubasaka bazabasangana ibikoresho, kuko bazabona ko ibyo muvuga ari ukuri, ko hari impamvu. Abo nabo ubutumwa tubahaye, nimwihane, amarozi muyajugunye, nimwihane, mwitandukanye n'abicanyi, nimwihane, kuko agahe gasigaye ni gatoya. Nuko abakureba bose bazaguhunga bavuge bati, ini niva hararimbuwe, ninde uzaharirira? Baba business bose mwirwa muri gutwara mukura hano muri Amerika ngo baze bari muri uyu mushinga, bose bagiye kubona ukuri, kuko Imana igiye kwambika ubusa ibintu bigaragare nk'uko biri. Empire zanyu mwubatse, Imana yambwiye ngo mbabwire, zigiye kuba nka Babylon the Great Harlot. Ibyo mwabisoma mu Byahishuwe 18. Uko byagendekeye Babylon niko bigiye kugendekera empire zanyu mwubatse. Ibyo ngibyo bizaba nta gutinda, nta shiti bizasohora. Haleluya. Tugiye kurangiza, noneho dusenge. Nshaka kubabwira ngo ubutabera bwaratangiye. Ubutabera, mwabonye uriya mugabo bagejeje mu rubanza rw'i Burayi muri International Criminal Court. Uriya yarababanjirije. Uriya ni nko kubabwira ngo ubutabera bwatangiye. Nahere mwaka ushize mbabwira ngo ubutabera buraje, mbabwira ko nabonye umumarayika witwa Justice. Ubu butabera, kandi Imana ntibogama. Imana ntabwo ireba ngo uri Kagame, wowe ngo uri Umututsi, wowe uri Umuhutu, ngo kubera impamvu ndaguha privilege. Imbere y'Imana ufite izuru ritoya n'ufite ibisongoye bose ni kimwe. Iriya ni deception. Ubundi Imana ishaka ko Umuhutu n'Umututsi baba umwe. Imana rero ntabwo wayihaburaye, ntabwo wazibwire ngo ndaguha amafaranga ngo ushobora kumvugira. Imana ntirobanura ku butoni muri ubwo buryo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ubutabera ukuri kuje gukurikiyeho. Twarakubonye n'ubutabera twatangiye kububona mu rubanza rwa Patrick Karegeya. Iriya ni Imana iri kubabwira ngo banyarwanda, ngo mugire courage, ni mwambara imbaraga. Murabona ko ndi kubarwanirira, ariko ndi kubarwanira mu buryo mutatekerezaga. Imana iri kubabwira iki? Iri kubabwira ngo ubutabera n'ukuri ubu noneho byagiye biza buhoro buhoro, ariko mu minsi igiye kuza bizaza byinshi bikurikirana, bombori bikurikirana vuba na vuba, ku buryo ubutabera buzamiragura injustice.
ukuri kuzamiragura ibinyoma byose, niyo byaba miliyoni byose bizabura, ukuri gutsinde, ukuri kubeho, ibintu mu Rwanda bizahinduka. Imyaka 30 mwica abahutu mwarabamaze, imyaka 30 abahutu batabahagije mujya ku batutsi, mujya kubacika cumu, muramara abantu bose, muramara, murakubita, murafunga, ku buryo umuryango nyarwanda mwarawishe, aho umwana adashobora kwizera papa we, papa adashobora kwizera umwana we, umugabo n'umugore ntibizerana. Ibyo byose ni imico y'ikuzimu. Igihugu cyuzuye abarozi, igihugu cyuzuye abapfumu. Ibyo byose Imana igiye kubihindura, ariko uko izabigenza ni ibintu biteye ubwoba, ariko tugomba kuyizera. Nibirangira byose hazaba ububyutse. Ntundakarire, ndi kukubwira ukuri. Ukuri ni ukuhe? Mbe munyarwanda, ubu ngubu muri aka kanya, reka ubwirasi uvuga ngo turi igihugu kimeze gutya, turi igihugu cyamera, turi igihugu kimeze gutya. Ubu ngubu jya ku mavi, wihane, ureke kwica, kandi abasenzi mwese aho muri munyumve neza. Nugusenga icyambere ngo aho abicanyi bicaye bari mu nteko, ibyo bavuze byose bijye kuri satelite, byumvikane, bijye ku karubanda, amafoto ajye hanze. Mwabonye ya foto ya wa mugabo wo muri niba ari ngo ribu wakubise umukobwa. Biriya byose ni Imana iri kubikora kugira ngo ibereke abategetsi banyu. Nabo ngabo ni abategetsi banyu, ababeshyi, abicanyi, aba human right abuser. Ibyo ngibyo bigiye kurangira, kandi ndagira ngo mubwire yuko iyi mpindukiza ni wowe ugomba kuyizana, igomba kuguheraho. Ugende ukoreshe intwaro. Iki ni igihe cyo gufata intwaro yawe. Ijambo riravuga ngo naguhaye uburenganzira hejuru ya sekibi, hejuru y'inzoka, hejuru y'amadayimoni. Ufite ububasha bw'izina rya Yesu bwo guhindura ibintu. Genda uvuge, genda ukore, genda wature, were kugira ubwoba. Genda uvuge. Nubona bamaze abantu babaroze, ugenda ubivuge, uvuge uburyo babaroze, uvuge isaha, uvuge uwabikoze. Mwambare gukiranuka no gushirika ubwoba. Aho muri mu bihugu byanyu, aho mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu, mugire za kamera. Mwambare kamera, muzishyire mu mamodoka, muzishyire mu mazu, kugira ngo nibaza no kubakoresha zanga sida bagenda bakoresha, nibuzi tubone izo message ziza ziri kutwereka dore ko byari bimeze iwanyu, dore uwishe n'uyu nguyu, dore ko byagenze. Oya, niba bagiye gukoresha tekinoloji kubarimbura, natwe reka tube nk'abo muri Hong Kong dukoresha tekinoloji kuberekana, kwegisipoza ibyo bakora. Kuko iyo dayimoni uyegisipoje, intambara irarangira ititsindwa. Dayimoni ikorera gusa mu mwijima, ariko ibintu byose bisize ku karubanda biba birangiye. U Rwanda rushyashya ruraje. Bimwe bavuga ngo rushyashya, oya, no, ruya ni urushaje. Imana igiye kuza ikore ibishya, reka tuyizere. Banyamasengesho, musenge ngo abicanyi ibigambi yabiburizwemo bafatwe, ibyo bavuze byose bijye ku karubanda, kandi isi yose ihamagare ibyamagare. Isi yere gushukwa ngo this is the cleanest city. No, ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Niyo wakubaka inzu ikora ku bicu, ugakora umunara urabagirana, ariko abantu bicwa, abantu bari kurara babundabunda nta mahoro, ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Twahitamo amahoro mu bukene, twahitamo kugira amahoro tukirira ibyo twateye, aho kugira ngo turare turi kubundabunda ngo kubera yuko mwatubakiye za tekinoloji. Ibyo ngibyo si iby'u Rwanda n'Abanyarwanda bakeneye. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye ijambo uduhaye. Reka Abanyarwanda bambara imbaraga kandi dukomeze kuguhimbaza, kuko uri gukora. Umwanzi uramuhashya, uri kwirwanirira,
uri no gukoresha abantu b'ubwoko bwawe. Mwami turagushimiye, uje kurangiza ibintu byose, uje gushyira abicanyi ku karubanda, kandi uzanye ubutabera, uje wambaye ukuri, uraje Mwami, uraje kubohora, uraje gutabara. Mwami turagusabye ngo wibuke babandi bari kwicwa n'inzara, ubagoboke aho bari hose. Babandi bari kwicwa, Mana turagusabye ngo batabare mu buryo supernatural, kandi turabizi kubikora, ariko turasabye ngo bigumeho. Haleluya. Mana turasabye ngo umwanzi wawe, umwanzi w'abanyarwanda ajye aho agomba kujya, aho ni munsi y'ibirenge byacu, aho ni munsi y'ibirenge byawe Mana. Reka abakiranutsi bimikwe, reka abakiranutsi aribo batera imbere, reka itorero ryawe ryishwe rizuke, abahanuzi b'ibinyoma, babanditsi b'ibinyoma, bavuga ubutumwa b'ibinyoma batavugira babandi bari kwicwa. Mana turagusabye ngo bihane kandi bashyirwe hasi, ntabwo bakwiye kuyobora abantu. Uzamura ubwoko bwawe, uzamure abantu b'inzira bwoba, aribo baza bavuge ukuri, bamurike. Twese hamwe, dushyize hamwe, Satani tumutsinde mu Rwanda. Turagushimiye, uri Imana nziza. Mana ndagusabye ngo umugisha abaje kundeba bose no kumva ijambo ryawe, bazanywe mu kuri, atari bandi baje kureba uburyo bangirira nabi cyangwa bashaka kugira abandi banyarwanda nabi. Abo ngabo baje kugira nabi, ubagotesha imbaraga zawe, nabo bihane, kandi nibaba bashyizemo kutihana, ahabo uhabibutse. Mana nziza turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuzahura ubutaha. Bye bye.